Mwaramutse uyu munsi ngiye kubaha story time y'umuhungu mu diaspora wabeshye umukobwa nyine bari baziko umukobwa arazi ko bakundana ibintu byose bimeze neza. Okay, reka ntangire story. So ni ukuvuga ngo umukobwa yakoraga muri banki akundana nyine ahura n'umusore barakundana, umusore w'umu diaspora uba muri Amerika. So barakundana ibintu birashyuha, umukunga akamubwira ko amufiteho gahunda, afite gahunda yo kumushaka ibintu byose nyine bimeze neza. Umukobwa nawe abandi bahungu arabareka avuga ati okay, nabonye umuntu nyine barakundana bimera neza. Umuhungu aza kumubwira ati rero ndashaka, mfite umushinga wo kubaka, aranaguze ikibanza, ndashaka kubaka, nidukora ubukwe uzazoza iwawe, urabizi ibintu bya decoration bifata nk'imyaka ingahe. So in a meantime zabo biwawe biki n'ibiki, urumva ibintu nk'ibyo nawe nyine urumva wumvisha ibintu nk'ibyo, avuga ati niwe mugabo nawe ntegereje, umugabo afite gahunda, afite vision, ibintu nk'ibyo. Umva ntabwo uzi ibintu yamukoze. Okay, so mwana mwiyongeye mbabwira story nyina nze ngiye kugerageza mwihanganira abandende. So ukuntu byagenze ngiye kubivuga vuba vuba. Umutipe araza nyine barahura ibiki n'ibiki, yakodesha akamodoka nyine ku buryo nawe utamukeka ubona ari umuntu ufite amafaranga, nta kibazo, afite gahunda, akajya amusohokana amujyana kuri icyo kibanza, aramubwira ati ngiki nicyo kibanza nshaka kubaka. Umukobwa amubwira ati wow, ati suzatangira ryari? Ati ngiye gutangira. Ubwo umuhungu nyine akajya amubwira ati ubu bamenye amabuye, twatangiye bimeze gutya na gutya bla bla bla. Noneho umukobwa akavuga ati urumva umukobwa yarakoraga kuva kwa mbere kugera kwa gatanu, byaba muri weekend umukobwa akamubwira se uzanjyana iyo turebe. Umuhungu akamubwira ati haracyari amavumbi, ni mwishansiye, harasa nabi, ahubwo twisohokere nyine. Ntashaka kumujyana ariko umukobwa ntabiteza ubundi si ibintu byo kubaka mbizi iki, ndajya kubirebamo iki. So ubwo ngubwo rero hashize igihe umuhungu aza guhamagara uwo musheri, aramubwira ati nagize ikibazo cyihutirwa, ndagushaka ko tuvugana ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo nyine. yagize stress. Umukobwa araza aramureba, ava no mu kazi katarangiye nyine, mbwa se byagenze gute, ni iki kibazo? Aramubwira ati rero ikibazo cya mbere mfite kuzana amafaranga hano babibrotse nyine, ngo hari amafaranga ngo uzana ngo babona bidasobanutse ngo bakabibroka batakubwiye, ngo banki zo muri Amerika ngo none ngo biri kumugora gukoresha amafaranga, ngo kandi ahantu nzigeze nyine yanyagirwa cyangwa ikagira ikibazo, urumva ngo kandi nta wundi muntu wabisolvinga, ko nta wundi muntu uri kuri konti, birasaba ko asubira muri Amerika. Arumva ati rero mfite ikibazo, nkeneye amafaranga. Umukobwa amubwira ati se ko nta mafaranga mfite, ubizi nemberwa nka za sensa zanjye, ubu koko biragenda bite? Ntabwo nza yahembwaga gusa nyine, ariko ibyo byose umukobwa ntabwo yari afite amafaranga umutipe yashakaga. Yaramubwiye ngo fata amafaranga ku kazi. Umukobwa amubwira ati ntabwo kazi wampa amafaranga, cyeka mfashe avance salary. Aramubwira ati okay, yifate noneho turashyira amafaranga make yo kubishyura, ngiye ningero nzetanyaguye abahe yose. Urumva umuntu uba muri Amerika mumeranye neza, uri kugusokana uguha n'udufaranga. Umukobwa ntabwo yatekereje kure, ntabwo yatekereje ibintu byinshi, abarajya arabisabye. Urabizi ntabwo bitinda iyo ufite ukora muri company nziza, especially muri bank, ufite post nziza. Umukobwa afite post nziza yamwe amafaranga meza, aragenda gufashitiye amamiliyoni, azaniye umusore. Wagira ngo ni nk'ibirozi. Nta nubwo yamubwira ati njyana ndebe naho bigeze, nta nubwo yamubwira iki, bapfuye kuyamushyira kuri konti, akuraho ashyira kuri konti umusore yari yamuhaye. Umusore agomba nyine akamubwira ko ari kubaka, akamuha amafoto, amavideo, ariko ubwo sumbaza ibintu yajyaga gukora ahantu yakuraga ayo mavideo, ibintu nk'ibyo. Ubwo ngubwo nyine avuga arubaka, amubwira ko nyine yamaze kwihagarika, bimeze neza, ibiki n'ibiki. Umukobwa yamubwira ati okay, ndashaka kujya kwireba turebe ibyari byo. Umuhungu yamubwira ati nta kibazo. Noneho igihe cyagera cyo kujyayo, umuhungu akazana izindi gahunda, akamukwepa, akamubwira werada dusohoke, urabona nsigaranye iminsi mike twinjoyinge, n'ubundi uzahabona, nawe uzasigara ukontorora umbwira uko bimeze. Ngiye kugenda noneho ngiye kubanza nkwishyura amafaranga wampaye, noneho ngiye nkohereza amafaranga, ngiye kuguhuza. Amuhuza n'umutipe yavuga ngo niwe mwenjeniyeri ushinzwe kubakisha. Bahura muri restaurant, ntibahuriye ku ishansiye aho bari kubakira. Avuga ati uyu mutipe niwe ushinzwe ibiki, niyo muzamuvugana, we nzankunyuza amafaranga umwishyure, ibintu nk'ibyo. Ngo yumvaga nyine yagiye kuba nyicaje, avuga atazajya yohereza na menshi nanjye nsagure. Ubwo umuhungu nyine igihe cyo kugenda kiragera, akwepye birangiye atamujyanye ku nzu nyine bareba aho igeze, gusa akamwereka amafoto uko ihagaze, imeze neza, isigaje nk'amafinisage, utuntu duke. Ubwo rero amubwira ko agiye kugenda akatamweza amafaranga yakishyura banki, ubundi andi akajya yamucishaho, akavugana n'uwo muntu ushinzwe kumwubakishiriza, akaba uwo mukobwa kare wajya badiringa nk'uko mubizi yarabahoje. Umutipe rero umukobwa amuherekeze, agende rwose aramuherekeje kuri airport gutya.
ngo nyumvire ko n'abantu b'iki gihe Imana yanjye aramuherekeza kuri airport amugezayo, amaze kumugezayo umukobwa nyine arasezera ararira Imana yanjye we ararira ibiki n'ibiki, umukobwa arataha, umuhungu aragenda ubwo akajya amazi asugezeho ibiki n'ibiki. Noneho ikintu gisekeje akimusezereye Kanombe ubwo yagumye amwandikira ugezeho ibiki n'ibiki, reka da umunsi wa mbere arashira, umunsi wa kabiri arashira, umunsi wa gatatu arashira, umuhungu ntavuga na message igenda rimwe, bwabura mwica ati what's happening. Ubwo afata gahunda yo guhamagara director, bizara kurusha guhamagara muri Amerika director, ahamagaye nta muntu umwitaba nta kiyo. So inkuru rero mu nkuru make bwahamagara mwenje aramuhamagara kumubaza ko yamubuze ibiki n'ibiki, uwo mwenje aramwitaba aramubagera se bimeze bite ko namubuze, mwenje namubwira ahubwo atari ko nanjye ntago ndi kumubona ku murongo, wasanga wenda yaragize ikibazo reka dutegereze. Hashize icyumweru umukobwa umutima uramurya, abiganiriza inshuti ze, niwe waramubwira ati umuhungu ubwo niyakwibye ayo mafaranga, ati ibyo ntabwo bibahata, ahubwo uwo mwenjenere wikongera kumuhamagara, zana nimero ye tujye kumuneka tumuhige. Urumva bafata nimero, barebye amazina yamubwiye yiwe bakarebana nimero yamuhaye, amazina ntagahuye. Mbese umva yabuze uwo mwenjeneri, uwo musore yaramubuze, amafaranga yafashe kuri banki ubu ari kwishyura ku giti cye muri stress. Noneho yasubiye kuri cya kibanza rero nani bagiye kubakubita handi, yagiye kumwereka ikibanza cyagiye kubaka, asanga ntabwo cyubatse kimeze nk'uko yakimwereza. Ubwo aravuga ati wenda ubwo kitubatse kimeze nk'uko yakinyeretse, reka mbaza amakuru nimenya ko ari cya triste mbijyane mu mategeko bagifatire azabanza nyishyure. Undi se basinye mu kujya kubaza asanga ikibanza nta nantu, uwo muhungu niba muzi sike ntantu bihuriye, nyine abatetswe imitwe. So guys rero nujye bitondera umuntu niyo yaza kuvuga ngo avuye mu ijuru, niyo yaza kuvuga ngo ni mu diaspora, abateka mutwe baba ahantu hose, kandi abantu bamaje kumenya uburyo cyane cyane abantu bari desperate kuba diaspora, so baba manipulating uvuga ati nubundi niha amafaranga barizwi ibiki n'ibiki, reka nkora ibyo nshoboye. So barabimenye rero mujye mwitondera abantu, ntukajye uhereza especially kujya gufata credit cyangwa umuntu amafaranga cyangwa kwizera umuntu 100% nta kintu, nta muryango uzi, nta gikorwa gifatika yakoze, ntukazajye ubikora kuko abateka mutwe babaye benshi. Ubu mutipe yaramubuze ntazi aho kubariza, nyuma nibwo yicyatekereza neza amenya ko nta n'inshuti ye bigize bahura, nta famille ye bigize bahura, uretse uwo muhungu yamupresence amwereka ngo ni ushinzwe kumubakisha. Yamubwira ko famille nayo ibe muri America by the way, sorry about that, that's why. So wamenya sari ibiki, so mujye mwitonda rwose, mugende gake usenge umenye ngo ibintu urimo koko nibyo. Nizeye ko mwinjoyinze, bye.